Ngimisemo Yesu muchunguzi wanjye unkunda andutira no gushima n'ab'isi yose umv'icyo nifuza sinshaka kumenyekana ngenyowo kumwami Yesu iminsi yose That's the miracles become second and Jesus is number one in reka you. Yesu abe uwa mbere Allow Jesus to be number one. imbuto n'imirimo And the n'ibitangaza fruits and the miracles biza ari ibya kabiri will come secondly. mwereka mubwire ingorane z'abantu bubatse ku bitangaza And let me tell you problems of those reka who only look for the miracles. ngo ndababwiye itorero rizubaka ku bitangaza iryo torero ntirizaramba cyane iryubatse kuri Kristo ari we A nyetorero church that is going to build on the miracles will not survive unless it's to build on Jesus niba Christ. ushaka kwizera kwanjye nizera ko Kristo niwe rutare But I believe that Jesus Christ is the rock. kandi niwe torero niwe itorero rye ryubatse And his church is built upon him. rero ndashaka kubabwira bene data And I want to tell you, brothers and sisters, mwirinde kwizera kwanyu kuvumbika mu bitangaza ngo bariho mwizerera mu bitangaza. be careful to put your faith in the miracles and you only believe in your miracles. kuko ejo nubura ibitangaza uzabivamo. Because tomorrow if you don't have your miracles, you kuko ejo will give nubura up. imitsima If uzabivamo. you don't have the bread, you will give up. bimaze kugaragara ko hari abahimbaza Imana firigo yuzuye ibyo kurya n'ibyo kunywa. You know, there are some people who only praise the Lord when they have food in their refrigerator. ariko reka mubwire Bibiliya ngo no mu nzara dukwiriye guhimbaza Imana kuko ntidukoreshwa n'ibitangaza dukoreshwa n'uwo duhagazeho. But let me tell you, the Bible says even in a famine we have to praise the Lord because we don't function because of miracles, but we function because of the one who performed miracles. ibitangaza ni byiza ndanabyemera. Miracles are good and I believe them. ariko njye mbifata nka desert. But I see that as a dessert. mu yandi magambo ni kenshi njyewe iyo ndya mu rugo ni kenshi njyewe ntarya desert. You know, in other words, me at home personally, when I eat, sometimes I don't eat a dessert. ya ndarya narangiza rwose desert n'abanyiboye n'abanayibonye I don't care. You know, njya ku kazi nezerewe umugari nabukubise n'isombe. As long as I have my food, I don't care for the dessert. If I have it, yes. If I don't, that's okay. hari n'igihe umuneke uri hariya ko sinkurya. Sometimes I have bananas, but I don't eat fruits. rero abantu bacutse ibintu So people have changed the thing. barashaka za desert gusa. They're only looking for the dessert only. n'ababwiriza nizo tubaha gusa. Even the preachers are giving out only dessert. ndakubwiza ukuri nguhase za ice cream nkaguhata n'imineke gusa. I'm telling the truth. If today I feed you ice cream and bananas, icyumweru kimwe nakuzana nasanga wabaye gutyo. just 1 week if I bring you here, you will be fat. uzi biba muri keke. Do you know what you found in the cake? ntabwo nzi ibyerekeye n'imirire ariko ndakabisa bagutabiza ice cream amezi aya twakurira tukakuyoberwa. If you can eat ice cream for 2 months, no one will recognize you. ariko unamika imboga unamika ikigori impungure unamike tuzahura hari tuzabigeza ndakubwiye. Veggies, give me some other things. icyo ndashaka kubabwira ndagira mbabwira ngo mugende gahoro cyane mu bitangaza. I want to tell you, slow down in the miracles. cyaza cyane cyaza. The miracle can come or not, ariko tuzakomeza tugende but we will continue walking. kuko dufite aho twubatse. Because we have where we are going. ibitangaza byabaho cyane ibyabaho. Miracles can happen or not. deseri mu rugo zabayo cyane izabayo ariko dufite ibyo kurya. Kristo niwo mutsima mutsima w'ubugingo. Bread of life. ariko uziye bavuze ngo umutsima Yesu niwe wavuze bread. Jesus, he said that. muzumve bikoze umutsima wa rucakara mubizi rucakara. You know how they make mu bread? cyongereza rucakara numva kurushaho. Ruchakara. ariko ndashaka kubwira ngo ubugari nyabugari Yesu yaravuze ngo ninjye mutsima. Jesus himself, he said, I am the bread. ntabwo yigeze avuga ngo ninjye ice cream. He didn't say, I am the ice cream. oya yavuze umutsima Bread. kuko umutsima ni ingano. Because the bread is it's wheat. umuntu wariye ingano rero So
someone who is eating wheat n'uwabyutse arya za ice cream n'utundi and the person who is eating ice cream, ntabwo mwasa. you cannot look alike. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo And that's what Jesus ni said. mutsima w'ubugingo. I am the bread of life. Rero turya umutsima Kristo. So eat the bread, Jesus Christ. Numara kurya And once you eat him, nizo deseri mwokabyara nazo muzazibona. even those desserts, you will have them. Ariko ntizibarazishinga. But don't care on dessert. Kuko ndashaka kubabwira ngo Because I want to tell you, abantu bararukiye mu bitangaza. people has fallen in a miracle. Bikururira umujinya w'Uwiteka. They brought the anger of the Lord kubera gushaka ibitangaza gusa. because they are only looking for the miracle. Hari n'abo yigeze yirukana duzikora kubirukana. He even chased away some of them. Ati kumwabaye mute. Say, what's wrong with you? Ntabwo mushaka umutsima murashaka deseri. You are not looking for the bread, but you are looking for dessert. Ngo ntabwo ari jye mushaka. It's not me that you're seeking. Urashaka bya biryo naraye ntubuye nimugoroba. Uchunguzi wanjye unkunda andutira no gushima n'ab'isi bose umva icyo